njya kuri Legacy biturutse kuri ya nkuru twakoze nakubwiye na Miguel yego kuri mama kuri uriya mama yego mvaho kuri Legacy njya kuri The Trace mva kuri The Trace njya kuri Big Town mva Big Town njya kuri X-Large aho kora kurwanira inkuru na Manibu biranyira ntagumye twashkaniraga inkuru nakoreshaga kakabati n'uwanjye nakoreshaga kakabati n'uwanjye wari inshuti yanjye tutakivucana wako yago niwangiye ndamativa aho hantu inkomoko y'iriya video ni iyihe kubera iki noneho yongeye kugaruka iki gihe uriya mubyeyi yitwa Maneke bitadisubira Musanze ngiye kujya muri Pologne njya muri interview Tanzania ndayitikura amafaranga yo kujya hari umuntu wagomba kundihira ni iki cyabaye rero byapfuye ku munsi hibwaga idarapo yikajya gukora inkuru kwa inyogoye bibi idarapo ari njyewe na Miguel twagiyeyo none bajya gukora inkuru kiganiro na Yago ndagabwira inyogoye ngavuye witwa Ponika ngo amuhaye ibiceri 400 Wagwan Kigali Rwanda, Wagwan East Africa, Wagwan Booster Family na The Game TV. Nitwa Uncle K. Right about now ndi kumwe na my big brother, my very dear friend P Onika Swez Kabonyo Kaki Gasonga Bugari ibintu byose iryo zina yararyakiriye. P Onika nkwaye ikaze kuri Booster TV. Naje kuri Booster ndabyiteguye ndikunaje nambaye inkweto yanyu ya Booster. Booster banzi ibere Lukada. Yego. Reba mu nsalitse ngwiki. Handitsemo ngo Booster. Wayibonye? Oya waje ubizi. Wagwan Booster. Wagwan Kigali Rwanda. Wagwan Nyagatare. Wagwan abantu bo mu misozi miremire. Wagwan MSA. Mbere na mbere di. Iyo uvuze mu misozi miremire. Gishima Uwiteka. Ntabwo wabonye se ko uwitwa Wisa watsinze igitego cya Kongo naguzika w'umurenge wahiso mpamagara ubagira hejuru umbwira uti uraye nabi ubaza nti umeze ute ntago nari meze neza ahubwo ntukare nabi kuko uriya n'uw'umurenge afite na murumuna witwa Trezoro ubaye Kamembe uriya Wisa n'umuntu nawe aba Kamembe no kuri na Trezoro abikamembe nuko rero ndakwakiriye kuri Booster TV uraza kunyemerera ntabwo dufite umwanya munini wo kunyura hirya no hino ni inkuru ngira ngo abantu babonye nshaka ko ukiriyaringaho gatoya mu buryo bwawe ni inkuru ni video yashyizwe hanze n'uwitwa Jay Squeezer wa Mipango irimo wowe n'undi mubyeyi yateje urujijo inkomoko y'iriya video ni iyihe kubera iki noneho yongeye kugaruka iki gihe uriya mubyeyi yitwa Maneke niwe wareze niwe ari mama we cyangwa wamureze simbizi ariko niwe wari umubyeyi niwe bitaga umubyeyi wa Gapome sinzi umuzi Gapome yego uriya niwe wamureze ubwo rero uriya mubyeyi ndi Musanze nikora agaciro kaje kitwa Basumba TV umuntu yitwa Miguel sinumuzi wo kuri Legacy yego kuri Legacy yanakora guciye kuri Filmax cyakora kuivaho yari yaje Musanze we na Isa na Tesha yego ndetse na Rubina Sidin mbwira ramwe nabonye ukora amaprank fresh uyu mubyara ko dushaka kumukoresha bavuga ko ari umuntu ufite ibintu byinshi mu Rwanda ko bagitererutse kumukoresha ikiganiro yacuruzaga mu isoko ry'ibiribwa bita Kariyeri mu karere ka Musanze navuga ati rona nshaka kugira gute nshaka kumukoresha yego ubwo yaraje ono Miguel we sinamenye icyo yarashaka Miguel arambwira ngo wowe ufata uwo mubyeyi mufate ku rutugu nyine kuba yafata nk'umwana kuko twatuzanye cyane twaraga muri filime z'umuniga witwa Gugu sinzo muzi Musanze ndamuzi yego umva twaburaga muri filime ze umva yarankundaga nk'umwana we Wono Miguel aje nyine badaturu gusabana nk'abantu nyine bamenyeranye Miguel avuga ati no mufateho mufata ka video jeje ngo ni ibintu bisanzwe ko Miguel we ari kwikorera igoro azu yateguka ari mu mubazi urumva arabigira baragakora ikiganiro kirasohoka avuga ngo umugabo nawe umupfubuzi
urumva ni gutyo bavuze bavuga ko wari umufubuzi we noneho bro mu rwara mpamagara warunguye ko ngo umuntu kuri dubadi man wapi ndagana umuntu umeze gutyo ndaho basobanura mu rwara byumva byararangiye rero yego byararangiye hari umuntu agashyize kuri TikTok bro kamaze kujyana miliyoni zirenga 2 kuri TikTok z'abantu bakarebye ubwo rero JJ bizi ko ari mu social media influencer nyine munini byagashyize kuri kuri Instagram ye harahiye kuma stati ahagana he yego abantu bakabuza ibya debeni bati Pioni ka twabonye aryama hasi ntata kuri faranga Pioni ko yemeye kurongora umuntu meze gutya na gutya ariko uraya ari nk'umubyeyi wanje yego yenyira bukayemi ngano ngo gutwibutsa aruhukire mu mahoro yego kandi akomeza aturaiza twamushyinguye tumushyingura abantu benshi ba ketchup bari baje bandi batore bari icyo gihe Emma witabye Imana yarahari barayida abantu bari bahari bro yarakomeye icyo gihe ba Mico the Best bari bahari abastars nyine bagendanaga na Emma wo mubiza abastars bose bari bahari bose yo kuru so rero aruhukiye mu irimbi rya Mukungwa akomeze aruhukire amahoro ariko rwose jewe video nkiyibona nta nubwo ari je wayibonye umuntu yamamagaye arambwira atese kutari warambwiye ko mushuti wawe yarongoye mushuti wanje wese abampaye video ariko ayimpari link njya kuyireba nyibona kwa Jay ndavuga ntoke byanze bikunze twese ibi bintu tubamo hari ibintu nyine byatambutse twanyuzemo abantu batekereje ko ushobora kuba ufitanye hari nk'inzigo cyangwa inzika Jay yaba yabikoranye oya nta nzigo nta kibazo mfite na Kasuku na kimwe Kasuku ni inshuti yanjye ntabwo yabikoreye ubugome urumva ntabwo yabikoranye ubugome Kasuku turakunda ateye Kasuku ari nk'ijya babona ashaka kugira gutera kongera kwanduza imbuga gusaza abantu gusaza abantu agahita abikora kuri iyi ariko njye na Jay nta kibazo dufitanye tuvugana buri munsi n'ejo twaranavuganye no muri konti nanditse watsi mu byakiruhukira mu mahoro so we rero kuri game nzi neza ko nta kibazo yabigiranye ahubwo yabikoze muri ya show busy yo gutwika ndetse n'iyo gukindura niwo murongo wa show busy kuri tura akagukindura kabisa ubwo ni bwo buryo bwabikoramo ariko ndakeka nta kibazo mfite na Kasuku yego ni impamvu nari mpereye kuri icyo kibazo buriya hari ubwo nyine iyo nyir'ubwite atagize icyo avuga ku bimuvugwaho hari ubwo byitwa ukuri hari n'igihe ntabwo wasanga nayo mfite nk'umukobwa nyikundiye akavuga ati yararongoye burya nakorana ngo nararunguye barakarongoye urukundo rwanjye kanugire gute reka ngwihere ankoke yego ejo rero nabwo isoneye kuri IG yanjye nabwo abantu nakomeje kubimbaza benshi bya post ku masitatu byari byuzuyeho ariko ndakeka abantu bose baramenye ukuri ako hari ahantu wari ushonje inshuti yanjye nambara neza ariko wenda wasaga neza wasaga neza pe mfite coiffe nzima ariko icyitwa inzara urumva nambaye ishati ya mami nziza cyane ipantaro nziza agakweto keza ntabwo nasaga nabi nka Sami Sami muramurwanya gukina ni bibi kugira parasida kugira ngo nkwaze ibikapu ibya ni ibigome oya igihumbi cyiki nkwaze igikapu ndakwinjiza muri stade wowe gapfa we ufite uburenganzira bwo kwinjiza abantu muri stade wowe hari ngo yabwiye babu ngo wantwaye ukageza i Kigali baba arabaza si ngo ufite essence ngo ndayogeza tugere i Kigali papa aravuga ati ndayifite yego Pioni abantu bamaze iminsi tuganira kuri Booster bamaze kumenyera wenda umurongo turimo tuganiriraho ni byinshi biri kuvugwa yego ariko nari nkeneye ko dusa nkaho bimwe batavuze nyine sibyo ngo ibitaravuzwe ubundi Pioni gukura kwawe nka Onika wakuriye mu buzima bumeze gute famille imeze ite
kugira ngo abantu bajye banumva nituvuga ngo Imana yankuye kure bajye bumva ahantu nyine koko kure hanganaga iki. Ubundi wavukiye muri famiye imeze ite, ubushobozi bungana iki? Navukiye muri famiye nziza. Papa wanjye yarakoraga. Urumva? Akoze itari za zindi z'i Buganda. Oya. RPA. Oya ndavuga ntago yateraga zimwe za. Oya. Mere yari umupasiteri. Yego. Papa nawe akora. Urumva? Within 2 months bose bamaze kugenda. Pole sana. Cyamahirwe nigwira kuri mvukiye François. Framvu. Dahiro. Intwari. Urumva? Rorwa. Lay. Zario King. Umva mu cyaro abarimu babayeho neza. Barabase barye neza nyine babayeho neza. Ubuzima bukuriramo akaho tugeze ko mu gatano ama pansiyo. Aho rero twakubitiwe. Inkuru y'ubuzi bitangirije. Twaryaga ibishaje turabizi bidadoki. Tugeze kumara kameza tutabyo turya byonyine. Aho tujya tubihimbira akazi kugira ngo bise neza tugita amafiriti. 2009 sinzayibagirwa. 2009 twari ikintu cyitwa ibidodoki bro. Shayote. Amezi nk'atatu. Abana byibuka hari batekaga ibiringiti kugira ngo ngo batetse. Guteka ikintu turabizi. Ugishyira ku isafuriya. Uvuye ku ishuri ukaza ukabona ibintu biri gutogota biri kubira. Aho batetse ibiryo kabisa. Aho ukarambirwa abakuru babaga babizi. Saa moya, saa mbiri, saa tatu gasinzira. Ugasinzira ukicira mu gitondo. Bakugata. Bo bateka ikintu gategeza babandi batorereka dutegeza basinzira. Bakagitogosa. Bagasinzira. Twebwe tugasinzira bari bataraga. Ntabwo byoroshye. Byoroshye kujya kwiga ewa. Nje nize bwiseminari twarajya muri vacances nkumva mfite agahinda. Kababara. Ko nabyuka ninywera igikoma. Saa sita ko ndarya kawunga cyangwa umuceri. N'ubwo nkawugira ngo icyayi. Muri weekend tukarya inyama, tukarya n'imigati. Bwiseminari imeze neza twataha ngasubira kuri bya bidodoki byo kanyago. Icyo bituru kubanura ruzi. Oya, urabiga mu masaka ntabwo. Ndabuze bwangira karaye. Bano n'umushogoro. Cyase hari imbaga biti imbwija n'isaga. Imbwija harya ibibaga byo kumisaga nk'icyatsi gisa umuhondo umutuku. Kijya kuba umutuku. Bikunda kwera ahantu abantu bihagaritse. Bro, iwacu hari ababyita ngo nyiramuriri. Twakubitaga muri bwa burayi bw'amasaka bigasharya ushaririye. Bro, bwabaga ushaririye none ngewe ubaze ko nakwemeyeho. Sindi uyu musaza ndi Burera. Nanjye kurya ibirayi 2014. Kubera ubwo burayi bwatumye nanga ibirayi. Ngizo nanga ibirayi bro. Waraburyaga umutwe ukiri kuri kukurya. Abantu baburi ubwo burayi barabazi. Urumva waburyaga nk'uryo bunyobwa. Ono mu gihe cy'ibishyimbo twaryaga umushogoro wonyine. Umushogoro wabuze amababi y'ibishyimbo. Yego. Ono hari ukuntu wawukamuraga. Ugasanga zisi icyatsi mu gitondo. Ono ukajya ku ishuri ugeze icyatsi bakaguserereza. Aha ngo dore barya ibishogoro gusa. Inzara zarabaye icyatsi. Intoki zarabaye icyatsi bro. Ono bajya kwihagarika. Urumva? Bro bwa buzima twabayeho nabi pe. Bwa buzima bubi kabisa sinakubeshya. Ono tugeze muri university nigeze no gupfa. Muri university nahumyeho. Nigeze guhumaho. Nigeze ikibyimba mu gutwi kiraturika. Giturikiramo. Mara iminsi nk'umunani ntareba naragize nabaye gutya nyine. Amaso yarafatanye. None ngende nigicwe n'inzara. Mu minsi 3 ntarya nkajya ndaruka iboro by'icyatsi. Umukobwa sinzanga bagirwa twa Christine. Nakoze n'ubuko daratena Nyamirambo. Yaraje ngurira agafuka k'umuceri agafuka ka kawunga. Urumva ukuntu umuntu abyara undi. Mama y'Imana uwo muntu ntago aba ari uwo kwibagirana. Sinzanga ibagirwa. Umukobwa yatagiye kugarura ibintu irangi. Icyatsi ndo yuta rigororbi nizo nanjye kuzana. Igifu mwijoro byakoranyeho. So ubuzima bwawe utari bwiza pe bwari bubi. Ariko nageze amahirwe bro.
embraced ubuzima bwaje guhinduka ryari one ku buryo noneho ugira confidence kumva ko ushobora kuba umunyamakuru tekereza ko ushobora gucreate agacano segonderi nagiye gukora mu Kara mbere ko university mu Kara sinjye umwaka gukarata bro igikarani oya abandi bahamagara abagenzi kabyuka gasa 8 sakira y'ijoro nabaga nageze muri gare tukarwanira abagenzi ono saa 4 z'ijoro kari gutatu nogaga ku gatandatu gusa cyeye duguze gatajye kwinjiza kibiri cyanjye ku munsi ku munsi ngo kiri ku mufuka nabyo kuvuga ngo kujya mu itangazamakuru niga mu seminaire mu niga yitwa Christigara ubu niwe producer wa Emi Pro ramuzi yego yagiye gukora indirimbo ndavuga ni umuturage w'Irwaza yitwa Christigara akoze indirimbo gute ngewe umwana w'ukatukato mu mujyi ntarayikora ifite yo ndirimbo yitwa Aga dushinga itsinda ryitwa Satsuma Ada yego nubwo twari mu indirimbo ya mbere bita Dragon everything I do call me Mr. Dragon for who I am call me Mr. Dragon call me Mr. Dragon tan ono hata kama vasi vango you can kick my Dragon and must crazy my pa this is my good my Dragon I can kick my nigga Mr. Dragon ndakubita gutyo so nyine naho se urugendo rw'itangazamakuru rwatangiriye itangazamakuru yatangiye muri covid turi muri kiye baduhaye guma mu rugo umuhungu wanjye yitwa Remy umuhungu wari waguze iPhone 11 ziharaye cyo bashede buna basitani bari gutera intambara avuga ati ariko tuzakora iki muri guma mu rugo aravuga ati ariko twakoze content tugashyira kuri YouTube harageze za prank ngo Saro ngagendera hejuru y'amazi ngibiki Remy yarazama siporo tujya muri foro ya mbere arasimbuka umunigara mu kamera no dukora ngo ngo duhuye n'igisambo cyatarutse etage 6 iyo niyo nkuru ya mbere nakoze turi gukina y'indetu Romeo yigeze kumpa inkuru y'ukuri yakoze inkuru ngo ikarebwa n'abantu batatu wakamara ibyumweru 2 afite depression iyo nkuru yarebwe n'abantu banga yararebwe urumva ngewe nende umusitari muri kaminuza kuri nende umuhanzi zaje n'abarusini muri arusini yambere umuyemusi yari umuyemusi wanjye boss wacu ari Babu Rwanda Babu Rwanda manager wacu undi ubwo barye Nyonza bari abana iyo sem pop korana n'umukada yaranyitwazaga kugira ngo yinjire ahantu handi undi gatwa hero muri RBC ari bounce yanjye kase pizza musi mukabara nabyinagamo nandi mumatsuze biriya namatsuye urumva ngiye ntago byangoye uko isohoka abanyeshuri bagize gute bahise supporting badu subscribe barabireba bivuga ko mu byumweru 2 bamaze kugeza abasaba 1000 bro kuri yo channel ibiboro bya danje uvuga ko nari meze neza hanyuma rero utangiye itangazamakuru kuri ako gacano turakora iki muri guma mu rugo abantu barabirebye ibyabasumba byo byaje kuza bite kuva kuri basumba ujya kuri legacy ngira ngo ibyo narabivuze nako ndongeye kubisubiramo navuye iwanjye njya kuri legacy biturutse kuri yankuru twakoze nakubwiye na Miguel kuri mama yego mvaho kuri legacy njya kuri The Trace mva kuri The Trace njya kuri Big Town mva Big Town njya kuri X-Large aho kora kurwanira inkuru na Manibu biranyira ntagumye twashkaniraga inkuru nakoreshaga kakabati n'uwanjye nakoreshaga kakabati n'uwanjye wari inshuti yanjye tutakivucana wako yagoni wanjye n'amativa aho hantu biragenda uri mu biki no Manibu tugenda nabo ngabo bose gihe kugenda na nandi umwana ariko mpamagara bayago mpamagara na Chita na Manibu turavuga n'abana bati jyanda handi njya kwa Gasaro nkora kwitwa Hobe na kamera kuri Gasaro TV akuraze iki gikoresho cyumvaga ne iki gikoresho naracyumvaga ari gutyo ndava bitadisubira i Musanze njye kujya muri Pologne njya muri interview Tanzania
ndayitikura amafaranga yo kujya nyine hari umuntu wagomba kundihira agira ibyago umuntu wiwe bararwara birangira atandihiye nguma mu Rwanda upfa gutyo yego ubwo Kamana Eri ku rugendo ni wambwe yategaruka i Kigali twikorere Kigali mfite amafaranga bro nafite miliyoni 4 ahubwo twarazimwe mu mwaka twabyujaga ku nzoga tukarara mu nzoga n'umwaka nazeje 23 yo nagira Kamana mumba ndimbwa isabiriza twabyukiraga ku nzoga nafite agakungu kabi kwamaze twagire wapfuye witwa Pole no kirisigara bro nabyo gasakuri gasanga nari naba Mr Kagame twabagi Musanze narabyuka gasanga inzoga ziri ku muryango biricaye bafite ikesi tukazinywa byagera saa tukajya kwande kwa Dani Vumbi kukabaritaga Afrobist tukava kwa Dani Vumbi nka saa moya nkajya kuryama saa 12 nkabyuka gasanga bandiga bicaye paka mezi 8 ubuzima twatubayeho naryaga saa 6 gusanga njya kurya mu rugo bazabona baga muri ghetto kandi mu rugo ari nka hariye ura mwaka wari mubi cyane ukomoje ku wari inshuti yawe avuze uti wari inshuti yanjye umuntu ugeraho unagisha inama buri aba ari umuntu wa danje niki cyaba ntago twari inshuti aho kora ko nzi kari senior namuhamagara nkamugisha inama ariko nuko nawe yaranze namuhamagara nkamugisha inama akazingira niki cyabaye rero byapfuye ku munsi hibwaga idarapo hibwaga twaje gukora inkuru kwa Inyogoye bibi darapo ari ngewe na Miguel twagiyeyo noneho twaguze inzoga nyinshi na bruschetta se Miguel yari yaziguze zo kwa Inyogoye noneho bajya gukora inkuru kiganiro na Yago ndagabwira Inyogoye ngavuye witwa Ponika ngo amuhaye ibiceri 400 kandi shabro twatakaje amafaranga ari 40-50 nza kumusubiza musubije iyo nje gusubiza umuntu wambabaje ntago musubiza ndi kuvuga gutya usubiza mu buryo butatu philosophically theologically scientifically ngo ryo ngusubizamo rero bujya namusubije bwamushenguye umutima buramubabaza nuko byatangiye bipfa yego turimo turiganirira abantu batekerezaga ko ubwo nkwakiriye tugiye kuvuga breaking news ngo byacitse sibyo nubundi twaza kubigeraho sibyo ariko noneho Onika twiganirire kuri imyitwarire yacu muri rusange abanyamakuru cyangwa abantu dutangaza inkuru n'ibitekerezo binyuze kuri iyi miyoboro ya YouTube ntabwo turimo tuvugwaho rumwe baba ari abakuru kuri twebwe baba yewe ari n'abareba ibyo dukora bashobora kubireba yego bagenda ubaza umuntu kundi kujyana nawo mbasubize bagenda ubaza kubo baba bakuru bavuze basubize gutyo bamwe bati imyitwarire yaba YouTube nama n'urugero byangera ndi kuba ku muntu ngo biryohere ndaguha urugero nk'urwa Kensi avuga ati aba bantu bo kuri YouTube harimo amabandi yitwaza ibikoresho by'itangazamakuru rimwe na rimwe akabikoresha mu guharabika cyangwa no mu gutukana urumva yitwaje ko ari abanyamakuru ibyo Kenshi yahuze nibyo nuko no mu gitangazamakuru cyarimo amabandi ese ntari uwafungiwe urumogi hari haboro wow ndize weze nyine ibyo Kenshi yahuze nibyo pe yego urabyemera amabandi yego ariko niwe hari amabandi uko hari iyo wafungiwe urumogi uko utagikorayo uramuzi wewe wamugaye ngira yagize icyo yaravunitse akagera yibagirwa n'izina ry'umwana yavukiye wachibabare ngo yego aho ngaho niho hari umunyamakuru warwaniye mu kabare kari hano mu Gisimenti ubasigaye yaragiye kuri radio and TV bikuranga gishushu so ibyo Kenshi savuze nibyo gute rero muri buri jare yose ibamo amabandi n'ibisamba kuri utu barahari kuko ntago gufata mikoro byahindura imyitwarire n'icyuricyo nuko no kuba wakwicana Kenshi cyangwa se ukicira ku gitangazamakuru cye bitahindura wowe uriwe yego Sifadirike mu bitangazamakuru byose dufitemo abo Kenshi savuze ko ari bisamo cyangwa se amabandi nagenda ngwingero bitangazamakuru kuri radio nahe ese kuri YouTube hari numva wabwira umuntu ngo kagere nyoko gutya gutya na gutya barahari kuri YouTube mu kiganiro mpamya ko bahari nanca ujye mu rugero kuri YouTube hari umunyamakuru abwiye undi
ngo nyoko akamutuka ku babyeyi gutyo ntabwo naba nkimubara gutyo none umwe ukumubwire ushaka kugira dutange ibintu birikiriye oya kagire gutyo nyoko we ntago mwibuka nase nta radio uzi umunyamakuru yabwiye undi abanyamakuru b'imikino bari mu kiganiro kumenya ngo kagire nyoko bakanarwana babandi bo mu gisimenti ese ntago bavuganye gutyo kuri radio live bagikorera mu mujyi yego oya zuga twebwe nabo ngo babwana ngo bakagira nyoko kuri radio imbobo ni bande okay reka tuve gutyo no twega kuri YouTube yego ari abanyamakuru baje bakarwanya ngo bavuye ku kibuye bakora igitazo gikomeye bapfuye ngo urukweto natwe imbobo ni bande uziko mbitekerejeho none se muri twebwe kuri YouTube sari makuru ngo wandika arandika kanavuga shisi bakuru cyandika kanavuga baranavuga kanira gute sari ngo watenda abakobwa bose bakina football babwira ibyo ahubwo gushaka ni gushaka kwiyeza no kweza ibitangazamakuru byabo ariko buri mugabo nuko no mu baganga harimo imbobo kuko twajya kubona tukabona hari abaganga basambanyije abantu bari kubabyaza yego urumva no mu nzego za leta zo mu mutekano n'ubutabera nta bagenza cyangwa se tubona bafunze kubera ko bariye ruswa bagize gute yego nta polisi bafunga baje ntibuzuye kubera cyane bose mu gisirikare nta bantu birukanwa kubera discipline nkeya nta mudepite se bakwiye ku budepite kubera agasembuye nta jare iburamo abantu nk'abo ngabo yavuze ariko iyo trend sinzi niba uriyizi yo kuvuga ngo ibikorerwa kuri YouTube ngo bikwiye guhabwa umurongo YouTube byagenze gutye kuri amaradiyo barawufite ntekereza ko ubwo babivuga ushobora kubera radio za mbere nta radio hano hirya Kicukiro iri guhanangirizwa na RIB buri gihe urayizi ntibara bayihanangiriza buri gihe hano bazamuka ujya i Nyanza nta muntu wo kuri RBA no kuri radio RIB yihanangirije yego nibyo yego byarabaye Kayisi ntiyagiye muri duel na ba Lorenzo ngo yabise ngo bituye n'abagore n'uko ngo batize y'icyo byo kuvanga ibintu yego ntiyagiyemo muri duel ndakomeza kuzera ngo ndikubira imirongo yabo imirongo kuri zo radio nta radio hano yindi hanga ujya Kicukiro gutya urenze mu Kanogo na televiziyo manager yasohotsemo kubera kumaza ubugoryi yego nta radio hano hirya mu mujyi hepfo gutumanutse bari makuru barwaniye kuri tere umwe yatanze undi kuri tere yego ese ubwo none se ni iki kiri kuba gituma nyine natwe niba turi buvuga ngo turi gukorerwa menace ntumva kuko umuntu ari kuduhohotera ntujyagereza umutima ntazazaho ukanyuka nta mugire nawe umukire ariko ikintu Kenisi namubwira ni mukuru ariko akamubwira ikintu ashakishe boro yitwa ngo New World Order with social media leading azaza mbwira impamvu YouTube umva twe tudomina ibitangazamakuru byabo bigiye bitandukanye kuko social media nizo ziyoboye yego uko biragoye ko umunyabano umwe no kujya kureba televiziyo mu gitondo niyo mu televiziyo yose akomeye za Sky za CNN za Al Jazeera za BBC zisigaye igano byazo kuri YouTube live yego no ku social media zabo nuko bazi ko nyine abantu tagifite umwanya gusa uza bari mu kazi ucaye televiziyo utwaye imodoka wikorera televiziyo nakazi sarabizi ko rirarashe wenda mutaruka bakurikira kenshi n'abashoferi kuko bari kujya mu kazi abashoferi sinaba bari kubumvira ku mateleviziyo ari mu modoka cyangwa bacana telefone zabo bakagenda babumva so Kenisi rero nibakire ko social media ziridinze kandi zahora ziridinze kugeza dupfuye nabuzukuru bacu bazasanga ibyo biriho ibyo ni ku ruhande rwa Kenisi ariko nkuko wabivuze uti navuze ngo ujye ubwira buri muntu ndamusubiza sibyo oya ndavuga dufite n'abandi bantu sibyo twavuga ngo bari kubikoresha mu bundi buryo butandukanye sibyo niba dufite dufata urugero Kazungu ka boss yahamagaye inshuro nyinshi kubera video we yita uducuramo sibyo izi social medias turi kuvuga nizo ziriho abo bantu sibyo abo bantu bose byo tubyeze
tubiheshe umugisha. Kazungu yeza sora video y'umuntu wambaye ubusa Yahamagaye inshuro nyinshi avuga ati je mfite uducurama ibiki yewe rimwe na rimwe nibikangisho ndagukoraho episode 100 ndagukoraho ibiki none sibyo ngibyo byose ukumisiyuzinga. ese araba Kazungu tukisha ababoroga bose umwe mu banini bahari umwe mu banini ese Kazungu boss ntago ari umubroga munini urajya kwamaza muri kara kavuyo ka content utabira ngo ni ibiki aje mbwiza ukuri ari nge sinajyayo nande bakiri ko babibona abahanzi siri batikira ku 3,000 ese ashizo sote ashizo keve ashizo uyugu ashizo uyu aratera ibintu utamenya arateruye bwagiye kubyara ngo yafite ubukwe ngo yarasezeranye ngo ntimwabonye ngo ni ibiki uriya muntu akora uzi ko umuntu uri kuvuga ari we wazamuye Meddy Piot amayobera asohoka Instagram yari iriho harya ubwo rero wazanye ngira umuntu isohoka social media zacu zabagaho zari zitaraza genda umubwire ko ndamwanga na gato zari ziriho yego no zari zitaraza okay guhera uyu munsi mwera ka yazamuye sende mazendo Piot kayemeje ko nazamuye sende ngewe iki kiganiro Mugo no mubyangabo yazamuye medati niwo mukuye Burundi ariko urabizi nose niya namuhamagaye mu kiganiro natayikundi ese ngo uko ngeze nuko bafite nimero nyina muzi bari badastati bro uko de stati za kamiliyoni nanjye nzi ko muhamagaye yanyitaba nzamamagana mutamani Kazungu nakora ibintu ese ubundi Piot nge mbarumbwire biri bizarre nk'aba blogger bawe batatu top 10 aba blog top 10 kuri njewe no top 3 yaba blog okay mbwira 10 umbwira umwe umbwira n'icyo umukundira cyangwa n'impamvu umushyiramo muri abo ngabo uwa mbere ni Mideli afite ijwi ry'ikindi azi kwandika yabana description ibimeze neza cyane kabiri yitwa Kare 250 ari supportive ari na update cyane gatatu yitwa Metis Rwanda ari update akaza Berishat ari supportive akaza Ninja Shine basi neza akaza Shine y'u Rwanda Ninja Shine Ninja Shinya sibiza akaza na Shine y'u Rwanda akaza mungu wanje Elvino Kwizera Elvino ateye ijwi ryiza cyane kabisa riturika akaza Kabwa nawe ameze neza cyane ubwo akaza witwa DJ Krechi uramuzi yego DJ Krechi akaza MC Smith akaza Arodi Rwanda ugasigaye babiri bandi basigaye ndavuga Sofia Shindayigira ababroga Natali kuko baba prodiga ibiboro by'abandi byinshi ubwo Vina Shinda Natali kabigira umuntu umwe wanyuma akaba bagirwa yihangane kizaraze kundakarira Dino nyawe Dino muri abo bantu umuntu witwa Aga ko ntawe urimo Aga no mupatro ntabanyamuvugamo Aga ni patro ni kapora Aga no mupatro abandi n'abakapu ukara bakera bafite imodoka zabo baritwara bafite n'amaduka kari acuruza kenkayori yego aro bakabwa bafite amaduka yabo bafite na business bose n'abapatro benshi ako yine agarubatse bose ntago bubatse agarubatse yagiye kwibaruka vuba agafite amafilime menshi agana umuhanzi buriya agagenzura imbaga za debeni nyine agawe meze areze nk'uri ku ruhande yego kubera ko urebye na content nyinshi akora ni content zimushingiye wowe n'umuryango ubundi aga nandera agana kibonkaruko wabo nawe ni umubroga gatwe ni umubroga nabonye reka mubwire ukomoje kuri Kibonke ni umubroga akaba n'umukinnyi wa filime wa danje Kibonke agahinda ka CR7 muri sike mujye kubarira inkoko n'ihene murebe ukuntu yumiwe Kibonke ari kureba Kibonke bamuha ihene mu gitondo ngiramunanira yego
ngo yibuka kuntu ngo CR7 ngo asitaye ku mupira aragwa yarakuze. Emirene na Clapton ni abantu bamaze kutwereka impano zirenze izo nyine umuntu yatekereza, sibyo? Na Philipita yego, na Chita na Brian yakinnye filime na Brian. Chita arya bura nawe yakinnye filime, yakinnye filime mali kwa arya Chita kigiye kwa Kiramani man. Chita ni kwa Kiramani cyane kwa Jojo no muri bamenya ni hera ko zika yakinnye filime Chris. Kwifatira abo babiri Emirene na Clapton Kibongo. Emirene kwamubonye muri filime wamugira inama yo kugabanya umubare w'ibiganiro akikorera episode nyinshi? Oya namugira inama y'ukuntu ari kubikora. Akomeza ibiganiro filime ni ibyunganira ibiganiro kandi nako kantu yago yakoze ntakunze ari gukomeza gukora ibiganiro umuziki ukaza ujyamo akora Philipita akora wa DJ indirimbo zikaza supporting iki umuziki n'itangazamakuru no ku DJ nero n'abana Irene ni filime nako ni ibiganiro filime kaza nyine na supporting. Clapton wawe wagiye kuza muri content creation kukisirene ngabishoboye ntabishobora urumva kukirene ashoboye gukina filime kandi ashoboye kuvuga barabwira arasyaho Kibongaze Kibonga arasya tanditse ahubwo Kibonga bifite impano zidasanzwe araza tubane babu akuzi ko Kibonga umuntu mutabona ari umuntu uzi creating ibintu byinshi mu buryo budasanzwe. Nanone Kibonga cyamugora bwa mbere ko ijwi ry'itangazamakuru ritandukanye n'ijwi ryo kugira gute kina filime agomba kubanza yiga kuniga ijwi nari niga azahita bishobora Kibonga azatwica namara kuniga ijwi azahita bishobora Kibonga nta nk'inzoga sasa ubwo baramusaba kwiga gukuba cyapira umusi cyangwa cya mitsingi kigikonje Kibonga arasiga itorero baho oya ariko yajyamo amazi akonje nayo cyane nayo satumije uri babasese yego kujya bravo Kibonga ajyamo juice ariko za bravo y'imwana zikanye mushuti wawe Kidumu ubwo ndi kugerageza kukunyuza ahana ngo yacumise muri Kenya bo umucumise wamubonye wundi oya uriya ngo ni mubi cyane ngacubita mu Burundi ngo babiri wiriwe neza acubita muri Kongo babiri niho ndaganira na Kidumu mu Rwanda ngacumita umwe ngo yarabacumize koko gucumita narinze ngo gutera icumu mu rubavu oya no mu Kinyarwanda gutera inda mu Kinyarwanda n'ubundi gucumita ni ukukubita ikintu gucumita mu Kinyarwanda ni ukumucumita ntoze nyine icumu mu rubavu mu Kinyarwanda gucumita biba hagati y'ibitsina bibiri bitandukanye. Oya no oya mu gihe mu Kirundi mu Kinyarwanda gucumita biba hagati y'ibitsina bibiri bitandukanye. Mu gihe mu Kirundi gucumita ari uguteri ari ukujomba ikintu cyose gifite kandi bavuga ngo Yesu bamucumise icumu mu rubavu Abarundi ariko muri Bibiliya niko yanditse bavuze ko Yesu bamucumise icumu mu rubavu amaraso amugwa mu jisho baracyariho ninde wavuze ko Yesu bamucumise Riravuze ngo Yesu baramucumise Bibiliya bivuga bamujombye icumu mu rubavu ntabwo bamucumise mu Kirundi Yesu bajomba urushinge ngo yaramujombye yego Kidumu wawe rero namwemeye uyu mugabo ufite amafaranga urabyarereka yego yego nabo namwemeye abantu kigaragara bafata neza yego nakomereza byare n'abandi kuriya kwisanzura mu myidagaduro kwa Kidumu bamwe bati uri umuntu w'umusitari hari ibintu wakabaye utavuze nabonye nyine byatangiye gusa nkaho nabyo biba polemique kuriya kwisanzura nta kintu kwakwica bizo yagize politike ubasa proki ntago je bundi bumbusko yaje akavuga ukuntu ngo barabana batatu we nari hana bagomba kubarerera mu miryango kugira ngo batazakura biyemera ubuse nta muhanzi agiye yitwa gukira muri Uganda utwaraga abagore ngo muri bisi yitwa gukira muri pasiteri taga Abdul Murasego so president umwami Muswati president umwami wa Eswatini ntavuga abagore be tukabibona cyane umwami abivuga ku gise ejo bundi yanongoye n'undi umukobwa wa Jacob Zuma ese kuki udashaka arongora mwaretse akarongora
kituma nakomeza birongorera yego ariko imyidagaduro yacu ifite cye kibazo kubera ko Pioni aka kanya iyo nkukozeho inkuru igushimagiza twese twigize imyozi abadukurikira bigize nk'aho baturusha ibintu dukora inana dukurikira ashaka kuba abanyamakuru nabo leta rwavuze ngo mu bijisho rya mugenzi wawe bagize ngo babaye abanyamakuru nabo oya ntago muri bo tubaha ibintu mwebwe ntago mudutegeka ibyo dukora nkaho ngo nyine mushaka wowe umaze guhaga imvange yiwawe mu rugo uraje uranjoye ngo navuze nabi ngo kizume yavuze nta nubwo uzi impamvu yabivuze yego watogosheje umuceri ukarya watogosheje izo mbwije ukarya ugakora ibyo ukora njye mu kazi kawe naza ahubwira ngo ubwo ari bwigishije nabi urumva imyidagaduro yacu usigaye uvuga kuri Pionika ukavuga uti amakuru mfite nuko Pionika yateye kanakindi badukurikira bigize abanyabwenge bashaka kuba nkatwe kandi ntabwo twese twabimenye ibintu kimwe mani mujye mwemera ko ibyo muzi n'ibyo tuzi tubarusha ntabwo nzaza mu kazi kawe kubwari muwe ngo ndakurusha sinzaza muri banki ngurusha ngo ndakurusha sinzaza mu icunga mutungo ryango ndakurusha sinzaza aho mu ruganda mu ndakurusha kuki nje ntaza mujya kucyumva ko ibintu byashaka kubijora ni kwigira intyoza maze no mu Rwanda no abantu bose basoje segondere bumva ko ngari intyoza ngo barize cyane umuntu ataje gahunda ngo mugase ngo barize niyo muntu wabigisha ugasanga n'injiji wabwira ngo adike kane mbyuwa itasha no kucyandikira ivugisha ngo kugira ngo cyakiri kitize ivuga ururimi rumwe nk'inka ngo ubuze ngo ari kuvuga ibiki ono ugasanga bivuga nk'icyongereza ukoze mikosa baragusetse abo ngabo bari kuvuga mutanavuga n'imwe mutatunga supporting mu cyongereza ugasanga mu gifaransa n'imwe turi mwavugana ako nirirwa muri comment mwanjije imwe nyanja mbatuka ufite igihumbi kashi ufite igihumbi kashi gifite kuri mama wakimwe kudagisubiza mu kazi barakinsubiza ubura abafeoni wenda nisoreza ikiganiro aka kantu k'inshuti zacu biharaje kantiza kibiri ndakigusubiza mwebwe barabasubiza kamara namubwiye nandize igihumbi na kibiri ndi kujya Musanze muke gusubiza nimugoroba nkigezeyo n'ubu ntabwo ndakimusubiza kadarenzeho iminsi gahe 5 ubu kamara tegeje ko nimugoroba hagera akantu warakabonye nyine n'iki cyabaye ko nta muntu uvuze ngo urayamuha kuwa mbere ntabwo yayaguha bitubwo uti yabende yagwa mu kaya cyangwa ejo mu gitondo umukobwa yigeze kunyandikira ntayo namuha umukobwa yakubwira ngo nguza no kubwira ngo mpa arakubwira ngo shungo wayanije ko nyaguha nimugoroba noneho iyo ubaye nk'umwihorera bikagera wa mugoroba yakubwiraga ari buyagusubize arongera akavuga urumva ugahita urumva niba akubwiye ngo ndayaguha saa 10 ukamwandikira nka saa 12 tuzi ko aribwo message nkiyibona ahita akubwira ngo wayamaye iyi Kigali umukene arapfa cyangwa yarapfuye dufite kwishyura cyane niba uta Kigali bro ubundi niyo mpamvu bakubwira ngo ukwiye kuba uziranye n'umumama ufite akabutike hariya ku buryo ujya kuhagera phone ukayizimya ugahita umubwira uti mpera umumotari igihumbi ninshage ndaza kuri konti kandi imeze igihumbi ngaho nishyura nguyu agakima ngahita mwishyura abagiye mu mwenda w'agakayi n'ubundi ugasigara uba ari ukuzishyurira rimwe niko yabigenze yego ni byinshi twashakaga kuganira ariko jyewe numvaga nshaka ko twinyurira kuri Pionika tuganira kuri Pionika hari inkuru nyine abantu baba bumva cyangwa se batarumvishe ku muntu uri umuntu navuga ngo munini inkuru zawe nyine abantu bakwiye kuba bazi utekereza ko dusoza wenda kugira ngo ninjire muri faze yanjye y'ibyitwa TikTok utekereza ko bishoboka ko twakora itangazamakuru ritarimo amatiku rigacuruza itangazamakuru baho tegera amatiku ku isi yose mbabarira ubivugurira muri kamera nta tangazamakuru ku isi ritagira amatiku ribaho kubera iki bagenda bareba bitwa Joroga n'uwitwa Taka Kasoni bazaza bansubiza kandi badufite abantu bakomeye ku isi uzazumenya ngo natangazamakuru ritagira amatiku ryabaho ntabwo bishoboka twiyinjirire muri TikTok TikTok yacu hano ni session nkubaza akabazo ukansubiza nyine
utabanje gushyiramo ya mibare myinshi cyane ko wenda wowe idasanzwe ari na myinshi. Melody yabwiye Rene guretse kuri icyo nazi bakubwiriye yego. Pioni uri tayari? Yego. Pionika yigeze guterwa indobo mu ishuri abantu bose babibona nize mu seminari imyaka yose. Pionika yigeze kohereza umukobwa itike ntiyaza ariko kaje barayiryo ngiryo akombaje no wimuhanga sha najya kugura inyama mu nigatwanda nagatare kwa hari 24 gatatu tukigura makanyama none reka kanyohereza umukobwa bitanu ndabwira zarabirya ejo ndi cyarampamagaye kwa gatatu no kwa kabiri kimbwira busanga kiza kinsura ngo cyageze kigana kigane yanusura abandi. Pionika yigeze atekereza ko iyaba umukobwa uba batwite sigeze ntekereje ibyo binarimo. Pionika yigeze aguza umukobwa bakundana amafaranga akamwambura abampaye namuguje ko sinamusubiza uko nanjye yanguzaga. Pionika mu bwana bwe yigeze kwifuza kuba umupasitori padiri uko nize ngisaba nshaka kuba padiri. Ese byo byapfiriye kugitubura muryango. Kanimba yarabwiye ngo uri hari ibintu abantu batazi ngo bavuze ngo mu maguru mashya ngo ngwino nkukoze inkuru ishyushye mu maguru mashya ngo abantu babumva ari inkuru ariko ngo ujyayo ngo mu maguru mashya bakagukozamo inkuru ngo umuryango ugatuba ukanayumva rero kuko buriya ngo inkuru yumvira mu matwi. Yego twikomereza. Pionika ajya atekereza ko azabyara abana benshi. Oya. Pionika ajya atekereza ko azabana n'umugore umurusha imyaka kugira ngo abone ubushobozi. Oya. Pionika ajya agira ubwoba bwo gukena. Wapi? Pionika afite umuntu atinya ku buryo buri kintu cyose agiye gukora abanza kumutekerezaho. Barahari nk'abande babiri. Mukuru wanjye n'uwo twabyaranye. Reka twamamaze Enoch Real Estate ndetse na Senegale shop yitwa Enoch Real Estate. Ufite ibibanza byiza mu karere ka Bugesera bitangera ukakindama ndetse nahitwa Batima gwera kuri 3 millions et demi sasa 3 millions 500 000 kugeza kuri 5 millions francs rwandais. Tugufite ibibanza byiza kuri nimero 0788 885 ikindi kandi menya ko hano muri Senegal tukwambika neza dukorera mu gakiriro ka Gisozi wabita mu gakinjiro. Iyo yageze yarangwa n'igipantaro kinini n'urukweto runini rungana umutwe wa njuga. Akonjugura mu Rwanya ane mu ndusha. Dushimiye Itesi Boutique, dushimiye Gorilla Event, dushimiye F&F Caterings, bose nabadufasha kugira ngo ibi byose bikunde. Nshimiye cameraman wacu Placide uba uri inyuma ya kamera kugira ngo aya mashusho mubona uyu Pionika mubona hatari Placide ukuntu yabasa. Ntekereza ko abo bangira mu bibros ko abantu bose duhuranga bavuga ngo muzoza gapusho bose baratungurwa ngo tubona uwo tubona nguri gatoya se uko tubona nguri kibizi ariko ngo turakubona hari Samboy na Jolly yakwifuza na Jolly urakoze cyane.